mu gutangira kuvugwa none ikibuga cy'indege hadaciyemo n'iminsi n'itatu kirakoze gusa ahubwo icyo navuga y'ubu nakongeraho nge bibaye koko ari ukuri ibivugwa ariko amakuru angezeho nonaha hari indege ebyiri noneho ngo zaje zikagwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu ijoro ryashize sibyo byakunze kugaragara no kuvugwa neza ko M23 byanga bikunda amahirwe menshi yerekana cyangwa ngorane nyinshi zerekana ko bashobora gufata Uvira birazwi neza ko ikizakurikiraho nyuma ya Uvira ari uko Burundi buzaba bugize ikibazo cy'umupaka Burundi ntandi buzigera ubona umupaka uca mu Gatumba uretse ko bwaba bugabana na M23 leta rero nta leta yinjije ibaho nta na leta itareba kure buryo ibaho dore kumvikana mu kureba kwabo bashobore kuba bavuga bati reka tutangire tuvugane n'abari abantu hakiri kare cyambere ikigendanye n'imfungwa zaba zarafashwe nacyo gisobanuke kuba ngo bo bakabaye bareba bati ikibuga kirimo kwicurika amazi agiye kumanuka turamanuka turakomeza tuzamuke uzi kuzamuka mu mugezi uri mu manuka ufite umuvuduko kuki se we wabyemera kuki utajya mu mugezi woroheje ngo wirekure worohe umanukane n'amazi ibaze prima ashaka kugenda hari yavuga ati Perezida wanjye yantumye nyene cyubahiro ko Kisekedi yavuze ko Tanzania yamubwiye ko mugomba kwitwararika kuko tuzabateranira turakumvikana so haba harimo rero ibintu byinshi ariko byaba ubwabyo uko byagenda kose yaba ari intambwe nziza aramutse yagiye Goma ntabwo twasuza tutabivuze yaba ari ikintu bita muri diplomasi kori rapprochement yaba ari uburyo bwo kwegerana n'abashobora kuba ari abaturanyi babo niyo batanafata Uvira n'undi rero n'abaturage ba kano karere yaje azi cyaje gukora atari yo mpamvu rero ati natwe tugomba kuzagira iki dushobora kwihorera mu gihe tutazi ahubwo tukibaza ngo ese bakihorera byagenze bite abarundi si baba bashyizemo hari icyo bita gupezanya yego niko nge mbitekereza kuko si niyumbisha ko banga kugira gatatu akayeta ifata umwanzuro ngo ishotora Burundi gutyo gusa ntabwo byoroshye sorry ntabwo navamo ntibishoboka burundu ariko yabikoze ikosa rikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga niho twaturimo kwerekeza izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars ndetse amakuru mbona nuko ngo prime niyo ngabo yego uramuzi yego bivugwa ko ngo ku munsi wejo ashobora kuba yaragiye igoma urumva na ministri ngo w'umutekano urumva ngo ndetse bakaba barigiyeyo barindiwe umutekano uri hejuru cyane bagiye igoma yego aho ndetse bamwe bati twagize ngo ahubwo ni perezida wagiyeyo ati kuko mu muhanda hari umutekano ngurenze ati polisi n'abasirikare na cortege ndende cyane aha iki rero nicyo kintu shaka kwibaza ndetse ngira ngo ushobora kuba warabonye bigenda binavugwa umufatiye mu cyuho oya namufatiye mu cyuho ntago namuhoye ngewe ibintu byinshi bore biravugwa ariko iyi mpamvu ni umuntu yahise amana mu makuru ariko none nabonye no ku munsi w'ejo bagenzi banjye arababivuga bivuga ko rero General Prime niyo ngabo kandi koko kumurindira umutekano c'est normal kuko uyu nguyu ni umugenerale kandi ukomeye cyane yego ni umugenerale Prime niyo ngabo kandi wa mugani kabisa ukomeye cyane buri generale ni generale ariko hari n'abagenerale baba bakomeye bari strategique bari politiko bari influential bafite ingufu mu gisirikare bizewe kandi bakunzwe bihagije bikomeye yego Prime arakomeye pe bivugwa ko rero ngo yaba yari yagiye igoma kuganira na mama 23 kugira ngo babe hari ibiganiro bagirana ku buryo ikibuga cy'indege ngo cyakomeza kigakora ariko amakuru angezeho nonaha yego oya banzu sesengura icyo ngicyo kugira ngo ngenderanishirize nayo makuru urakoze cyane Gasaro bivuga ko rero ashaka ko yaragiye mu biganiro hagati na mama 23 kugira hagira ibiganiro bagirana
ahubwo nkibaza yego General Prime we banza bari baza banza usoza ikibazo cyawe yego nkibaza niwe wakoherezwa cyangwa se nyakubahwa Neva akoya uriya ne kuboko kw'iburyo kwa Neva yego kuba ariyo rwose ni umugabo w'ingabo cya mbere icya kabiri akaba ukuboko kw'iburyo yego leta y'u Burundi imeze nkaho ari we yegamyeho nawe niba leta y'u Burundi yegamye ku bantu batatu harimo Neva by'umwihariko mu cyubahiro cye agakurikiraho Prime n'undi wenda twaba tutazi cyangwa ariko abantu babiri b'imbanze wavuga ni bariyo ikindi leta y'u Burundi iri mu ntambara muri Kongo yego urumva mu gihe cy'intambara rero ntabwo wakohereza yo wenda pasiteri hari ubwo bakohereza general Neva agiyeyo protokole ya perezida ni bindi yego umutekano wa perezida ni bindi cyane uko bizavugwa bizatangazwa interpretation itangazamakuru ibyo byose urabyumva neza kohereza rero Prime ni ibintu igendanye na tekinike okay tekinikoma Goma ikindi twibukiranye neza ko Goma niyo headquarter ya M23 yego bagiye niba bagiyeyo icyo byaba bisobanuye yaba ari imishyikirano yego yo guhagarika intambara ntago ari ikibazo cy'ikibuga cy'indege oya uwavuze ako kantu ndagakunze rwose yubahwe ariko nanjye uko mbibona ku giti cyanjye nuko baba bagiyeyo mu rwego rwo gufata imyanzuro ya nyuma kugira ngo ejo bitaba Uvira ejo bundi bikaba byaba ikibuga cy'indege yego cyangwa Bujumbura yego byakunze kugaragara no kuvugwa neza ko M23 byanga bikunda amahirwe menshi yerekana cyangwa ngorane nyinshi zerekana ko bashobora gufata Uvira birazwi neza ko ikizakurikiraho nyuma ya Uvira ari uko Burundi buzaba bugize ikibazo cy'umupaka Uburundi ntandi buzigera ubona umupaka uca mu Katumba uretse ko bwaba bugabana na M23 leta rero nta leta yinjije ibaho nta na leta itareba kure buryo ibaho dore kumvikana mu kureba kwabo bashobore kuba bavuga bati reka dutangire tuvugane n'abari abantu hakiri kare cyambere ikigendanye n'imfungwa zaba zarafashwe nacyo gisobanuke zaba niba hari abagifite imfungwa icyo tuzaba tukivuga rwose kuko byanga bikunda bari abagifite ibyo barimo batarumvikanaho icya kabiri bumvikana baze bati in case mwaba mufashe ariko gasarure bukeje bundi ko twavugaga hano mu kiganiro ngo leta y'u Burundi yakabaye nayo ifatanya na M23 urabyibuka yego good no kuvuga ngo bo bakabaye bareba bati ikibuga kirimo kwicurika amazi agiye kumanuka turamanuka turakomeza tuzamuke uzi kuzamuka mu mugezi uri mu manuka ufite umuvuduko kuki se we wabyemera kuki utajya mu mugezi woroheje ngo wirekure worohe umanukane n'amazi niba uzi koga sibyumvikana buriya rero leta y'u Burundi yamaze kubona ko wenda umugezi ufite umuvuduko amazi aho kugira ngo ujye guhangana nayo uzamuka byibuze wareka akagutwara ukajyana nayo ukaza kugera aho bimeze neza niko ntekereza ko iyo yaba ariyo misiyo ye iya mbere wenda yo kuvuga biti ubutumwa turabasuhuje yatwaye ubutumwa nyine bwa Ndayishimiye arabifuriza ishya n'ihirwe urugendo ruhire cyangwa murakaza neza mu karere kacu turi kumvikana neza hanyuma ariko ni mukora ibi ngibi natwe turabasirikare natwe tuzirwanaho ikindi twakoze biriya kubera izi mpamvu izi n'izi ikindi ashaka kugenda atwaye ubutumwa bwa Kisekedi abanyapolitike bakora amakorosi maremare cyane ibaze Prime ashaka kugenda hari yavuga ati perezida wanjye yantumye nyene cyubahiro ko Kisekedi yavuze ko Tanzania yamubwiye ko mugomba kwitwararika kuko tuzabateranira turakumvikana so haba harimo rero ibintu byinshi ariko byaba ubwabyo uko byagenda kose yaba ari intambwe nziza aramutse yagiye Goma ntabwo twasuza tutabivuze yaba ari ikintu bita muri diplomasi ko ari rapprochement yaba ari uburyo bwo kwegerana n'abashobora kuba ari abaturanyi babo niyo batanafata Uvira n'undi rero n'abaturage ba kano karere byabishimishe cyane ya Prime ari Goma arimo avuga mu Kirundi abayumva turarimo kuvuga mu Kinyarwanda cyabo cyangwa igiswahili barimo kumvikana neza mu rurimi abantu bavuga basangira barya kwanga isombe bose bari ubugari bwa kawunga cyane buri abakongomani by'umwihariko bikundira kawunga kandi n'abayumva n'abakongore abarundi ibyo nibyo biryo byabo nibyo biryo byacu ururimi ni rumwe ubwoko ni bumwe cyose n'abantu bamwe cyane ku buryo kwiyunga na amasegonda ni hamba abaswahili bavuga ngo nusanga abavandimwe barwana ujye wigira mu byawe kuko anytime mu Burundi bwabishakira amasaha 48 kira kibazo na tension byaba bishize kandi nta hantu bazakwepera ko bazaba baturanyi ba Fizi Minembwe niyo barasaye ibyumweru bitatu ntago bazarangiza abanyamurenge so ikiza rero nuko bahura rwose ku giti cyacu hano kuri Gasa
turishimira ko baba batangiye ibiganiro. Yego. Hanyuma tukabihuza gute se Ayubu nuko hari indege ebyiri noneho ngo zaje zikagwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu ijoro ryashize, sibyo? Ndetse ari byo mvuze ngo aya makuru ndacyayakusanya neza, tukibaza biraza guhita bihurira hehe iyo similitane. Ikibuga nicyakoraga, biravuga ko Prime Niyongabo yagiye igoma, ikibuga cy'indege direct gihise gikora, kuko hari n'umuntu wambwira guti ikibuga cy'indege kiri gukora atubungubu. Uwo muntu urakoze birahurira he? Yaba ari similitane? Oya, ntago ari coincidence cyangwa similitane nkuko wari ubivuze. Yego. Ni cyaba ari uko turagiye kuvuga ngo biramutse ariko byagenze. Prime arahagurutse agiye Bujumbura, ikibuga cy'indege cyabuze sinyali nkuko babivuga mu kibuga cyabuze sinyali, yagerayo indege zikaza. Ntago bavuga inkuru irimo ho ntago ari umubare w'indege, ahubwo muvoma z'indege zisubukurwa, sibyo? Yego. Niba yari yagiyeyo zari zahagaze, yaba kigerayo zikaza. Ibi bintu ayo byatangiye kuvugwa haciyemo umunsi umwe. Yego. Sibyo? Byatangiye kuvugwa ejo bundi hashize, sibyo? Yego. Mu gutangira kuvugwa none ikibuga cy'indege hadaciyemo n'iminsi n'itatu kirakoze. Gusa ahubwo icyo navuga y'ubu nakongeraho nge bibaye koko ari ukuri ibivugwa. Yego. Kuko byose birashoboka muri politiki. Yego. Prime Niyongabo akaba yatangiye kugira iki kuba yagenda muri Goma, byaba ngewe uko mbibona ko byaba ari intambwe nziza. Niko bimeze. Je niko mbibona pe. Nkuko twari tumaze kubivuga mu kanya. Yego. Yaba ari intambwe nziza, ariko ntabwo ushobora kurwana intambara. M23 mu mibare yabifite nkuko benshi baba babivuga. Twanavuze ngo abaturage abafana b'impande zombi usanga bavuga mwatake mugende Bujumbura mufate mukuru bura butegetsi. Abo bantu bavuga ibyo ndashaka kubasubiza ikintu kimwe. M23 ntishobora gupfa gukora ikosa ryo kwataka Burundi, kuko M23 ishobora kujya en voie de disparition mu buryo bworoheje. Ishobora kwijyana mu nzira y'irimbura mu kwataka Burundi. Kubera iki? Ikintu cyitwa ubudahangarwa bw'igihugu, ubusugire bw'igihugu, integrité territoriale y'igihugu. Ucyumve neza Gasaro. Ni ikintu kiremereye ku rwego mpuzamahanga, wagereranya n'ibyitwa gukora ibindi byaha byose bishoboka bishobora gutuma. Ariko umva hano babivuga nkunganire. Yego. Bavuga ko ino Uvira iramutse ifashwe. Yego. Uburundi bukazanamo navuga ukuboko kwabwo. Yego. Bakaba nabo barasa. Yego. Kuko umuntu uri Burundi ngashobora kurasa Uvira. Yego. Sibyo? Yego. Babarasaho bati mama 23 nayo nta gishobora kuba yakicara gusa ngo ituze. Ibyo birumvikana. Ati nayo ishobora kugira iki? Yego. Kuba yazimiriza umuriro aho uri guturuka kandi ni mubiza yo. Ariko ihangane gatoya. Uvira yafashwe. Urimo kubivuga Uvira mutse ifashwe na Burundi bagashaka kuyibohora. Bagashaka nabo kurwana. Noneho rero ndashaka nanye nkubaze Uvira se Burundi bwanze kwifatwa. Burimo kunaniza M23 kuyifata. M23 kugira ngo irenge Uvira, isimbuke Uvira, ije gutera Burundi. Oya sinekereza ko M23 yarenga Uvira igahita isimbuke Burundi. Inzira yo yahabona. Ariko nanone tubigaruke Ayubu. Yego. No mu biganiro no mu bakubwira ko abantu mama 23 ifitiye umujinya. Ari abantu bitwa abarundi. Leta ya CNDD. Noti urakoze cyane. Noti abarundi. Abarundi barimo muri leta ya CNDD-FDD. Yego. Ko M23 ifite n'abarwanda fone n'abarundi. Abarundi yo tubavuze tuvuze n'abaturage. Yego. Ati baje kurwana bo babizi neza ko nabo bigize kuba impunzi. Yego. Baza kurwanya bazi ububabare kuba waba ufite abaye bahunze bari mu nkambi naye. Ariko bazi n'uburyohe bwo kuba muri leta. Yego. Atariko umucancura ashobora kuba yaraje kuturwanya we bamushyiramo iki atabizi wenda imiyumvire tu ati wenda aba bantu gutya na gutya mugende mu batabare bimeze gutya. Atari ku murundi we yaje azi cyaje gukora. Atari yo mpamvu rero ati natwe tugomba kuzagira iki dushobora kwihorera mu gihe tutazi, ahubwo tukibaza ngo ese bakihorera byagenze bite. Abarundi si baba bashyizemo
hari icyo bita gupezanya. Yego. Niko njye mbitekereza kuko si niyumvisha ko 23 akayeta ifata umwanzuro ngo ishotora Burundi gutyo gusa. Ntago byoroshye. Sorry ntago navuga ntibishoboka burundu ariko yabikoze ikosa rikomeye cyane. Yego. Ku rwego mpuzamahanga niho twaturimo kwerekeza. Yego. Kuko bari mu mishyikirano twibagirwe ko hari amasezerano y'amahoro arimo guteganywa. Twibagirwe ko umuryango mpuzamahanga ufite nawe ibyo wifuza muri kariya karere bigomba gutungana amahoro agasesekara business zigakorwa. M23 ikaba yakora ikosa ryo kwataka ikiri gihugu. Ikindi abantu bakwiye kumenya ntago M23 ari na leta. Nta nyeshyamba nzi zigeze zitera ibihugu bibiri inshuro imwe uziza zadufashe ku buryo zishobora kuba zikirimo kurwana n'igihugu zirimo n'urugo ziriho rutararangira zikongera zigafungura urundi rugamba cyangwa undi muriro mu kandi gace. Byaba bitangaje cyane. Ikindi ntabwo leta ya Kongo uko tuyibona FARDC ari igisirikare gikomeye ariko ntabwo twavuga ko leta y'u Burundi ifite igisirikare nacyo cyoroheje cyane nkuko turimo kubona FARDC. Ku buryo M23 yaba ari nkarambo sibyo cyangwa ari acteur bamwe bajya bareba amafilime iri buzi kabirimo kurwana na FARDC mu ruhande rwo hakurya itaranarangiza na Uvira ngo irangize yo kwataka Burundi ntabwo byaba byoroshye. Icyo bivuze rero ku kibuga cy'indege ngarutse aho wari uri ku kibuga ikibuga cy'indege baramutse bakoze cyber interference bagahakinga cyangwa bagakuraho itumanaho ry'ikibuga byaba ariyo nzira yoroheje yo gukora ibyo twavugaga ariko mu yandi magambo batatiriye community badahamagaye badatangaje intambara yeruye bishobora no kuzamo ko bari banagifashe nkaho ingwate bugwate matekwa kibuga cy'indege ariko tukita kugira ngo bagire ibyo banegosiya na leta y'u Burundi ari no kubereka ngo buri abasirikare ku rugamba habaho nabo ikitwa nko kuvuga ngo communication. Reka tuvugane na bari abantu bumva icyo tuvuze. Ndabyemera. Ikibuga cy'indege mwabonye ko tushaka kugihagarika minsi 34 mwabibonye tuzanabikora n'ibindi. So ntimuzongere kurasa mukoresheje niho naganaga buri bari natangiye hose ari nuko nakuri. Yego ati niba ubushobozi tubufite. Yego ati icyo babasabye ntacyo tubavugira. So bashaka kubikoresha rero nka leverage ikintu baheraho kandi muri uri smart muri scientifique UN ntabwo yabona ko ifa kubyamagana abana bihakana bishatse ibintu byahakazi n'ubwisi yigiriye itangaza ariko ntabwo irabikontorora neza ibintu byo kuri internet bishana gukorwa n'abantu batagaragara batazwaho baturutse ariko bakabereka ati ni twebwe n'ikimenyemenye reka twongeye tubikureho ukiri hano mukiri mu nama tibahamagara abantu bavuga bati binanashoboka ko no mu Barundi mu basoda Barundi ati mama 23 ishobora kubifitemo intasi ati gute ati hari n'abarundi bashobora kuba bavuga ururimi rumwe barahazi bibi n'abaturage bamwe bari ati n'abarundi bashobora kuba barahazi izintambara babona ukuntu bene wabo bari kugwamo kandi baragiye gutabara gucyo gusa abaturage bafite ibyo bahuriyeho byinshi ati bakavuga bati nta kundi yani intambara idafite impamvu cyangwa bikora ibigomba kuzana impamvu ingorane nyinshi cyane. So bashobora kuba babikoresheje nk'ikintu cyo gutuma bagira ibyo bumvikana bamushyireho icyugazi leta yabo ibone ko byose bishoboka babe wenda barika kubangamira no kongera gukoresha kira kibuga mu gutera cyangwa bakaba bavuganaga no kukazoza ka Uvira. Urumva niba umuntu aramutse yinjiye mu ndege zawe no mu laptop no muri system ya controle akabikora atarinjira ataragera Uvira yakubwira tubutaha icyo tuzakora kizaba kirengeje ikingiki ari cyo kintu mbonye bati ati prime niyo ngaba yagiyeyo ati neva yabaciye bugufi nyine yatangiye gutuza ati ko karamutse yagiyeyo ati iyi nkuru rero yaba ari inkuru ishimishije kandi koko ayo yaba ari inkuru ishimisha benshi twumvise ko Burundi na mama 23 biyunze bicaye bari kuganira bari mu biganiro byaba ari ni nacyo gikorwa mugani intambara zigahagarara bakwiriye kwemera kuganira ntago ari ngombwa kuganira ruko bakuziritse cyangwa watsinzwe ahubwo waganira ugifite umwanya wo kugira ibyo kosora kuko amagani hari igihe umuntu ashobora kuba yakigira kara hakajya ariko mu masaha ari imbere bakakwereka yuko ibintu byose tuba tunayirinda kugira ngo agira utekereza nda ko twifuza intambara mu karere kandi tuvuze ko byaba byiza abantu baganiriye kurenza kuba ahubwo barwana nibyo ni inyungu kuri twese nta mpamvu yo kuza kwigishwa na Trump turutse mu birometero ibihumbi bingahe w'umuzungu ushaka gutwara umutungo wacu azana investisoma muri akago karere nta investisoma abanyamerika bazanye miliyoni 500 z'amadolari leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda bayateranye yego ako kanya nta nubwo byabasaba ameza ngahe
ngo bije y'umwaka umwe bombi umwaka w'imari ingengo y'imari izo miliyoni 500 bazishyiramo barangiza bakazimvestisa muri Robito bakazishora muri Robito Corwezia Corridor abanyamerika baje kubekesha inanga ngo ni investissement bazanye miliyoni 500 z'amadolari ni menshi ku muntu ni menshi arasobanukise ariko ntabwo yananira akarere bashatse ubwabo babikora bakajya muri Kongo bakabikoramo investment naye M23 ishatse no Burundi bayabona yo ngayo ariko icyo vuga no ngo niba Trump azana ibintu byo kubwira akarere ngo diru ngo ndabazaniye amahoro ntabwo Trump yazana amahoro mbabarire kubivugaho ariko nta mahoro ya Trump muri Afrika wabo yego no kuza kurengera inyungu gusa president rero never nta gitangaza cy'abakirimo aramutse avuze ati intambara ni hagarara kandi gahagarara koko ashyire ku munzani arebe balance y'intambara ihagaze uburemere bifite nanayikomeza akiguzi cyayo ubundi afata umwanzuro we tuzawumwubahira kandi rezilita uko zizagenda bazazibona tuzazibona abatuye kuri isi yego nicyo navugaga Gasaro ari naho mbonye African Intelligence yatangaje ko ngo ikibuga cy'indege cya Bujumbura yego kiri gukoreshwa urumva indege ngo zizana ibintu zinasubirayo ubwo ni indege zitwara imizigo yego zizana ibintu nyine kuvuga ngo muvoma zatangiye zasubukuwe oya barahaga mu buryo bw'intwaro nashakaga babe specific yego okay ubwo haracyakoreshwa ariko kira kibuga gikora mu rwego rwa gisirikare na gisivili bafite magace k'intwaro k'indege za gisirikare kuko nk'ibindi bihugu byose byacu barakiyubaka nta kibuga cy'indege cy'umwihariko cya gisirikare bafite kidasanzwe kuba rero bazana indege zikamanuka zikazana ibikoresho hari igihe baba bitagiye muri M23 ni igihugu kiba gifite ibikererwa byinshi ntabwo umuntu afite igero byose burya control amindege bavugaga ko ngariho hari gutegurirwa ibitero ariyo mpamvu ngo izi ndege ngo zizana ibintu zinabisubiza bagaragaza ko ari ibitwaro nyine biba bije bagaragaza ko ni African Intelligence uze ku yego irazwi bagaragaza ko ibitero bikomeje gutegurirwa muri Bujumbura uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment ni wajuri igisubizo.